Reka nongere mbahe ikaze abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Dutangiye igice cyacu cya gatatu tubona rwose uyu mukobwa ari kugerageza guhamagara uyu muhungu bari bagiye kurarana, ariko uyu muhungu agatotsi kari kamutwaye rwose, ntago yibukaga n'icyari cyamujyanye. Ese byaje gukomeza gute? Bizarangira gute? Mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu za buri munsi. Nge mukomeje kubana ni Birasa Official. Turabona rwose umukobwa nk'ibisanzwe yarabyutse mu gitondo ajya mu gikoni atekera uyu musore. Akimara guteka niko kuza aramwegera, aramubyutsa, aramubwira ngo byuka ufate breakfast nagutekeye. Wantekeye? Nukuri wakoze cyane, numvaga mfite inzara. Nukuri ukomeje kuntungura mu buryo budasanzwe rwose, ntago mbizi rwose nimba ndi kubonekerwa. Nari ndi kukubwira ko ngiye kugenda hariya, ubwo turaza kuvugana. Okay, ntaribi wagenda. Ariko umukobwa akigerageza kugenda, umwana amubwiye ngo garuka nkubwire. Ntabwo ngiye kure, ndagaruka. Oya, banza umbwire, nta nubwo tuziranye amazina, wanyibwira? Umuhungu yatangiye amubwira ngo nitwa Chioma, n'umukobwa aramubwira ngo yitwa Diana. Diana? Yes, nitwa Diana. Ufite izina ryiza, urakoze. Urabona rwose mu bigaragara uyu mukobwa ntacyo abaye, urabona rwose ko ari mwiza. Bakomeje kuganira, urabona ko umuhungu adashaka rwose kumurekura. Arakomeza rwose agerageza kumuryoshya ngo arebe ko uyu mukobwa yahaguma. Uyu muhungu yamaze gutwarwa rwose, ntago ashobora kuhikura nubwo wagenda gute. N'uyu mukobwa bitewe n'ukuntu agerageza kumwitaho, nawe wageraho ugatwarwa rwose. Turabona rwose umuhungu aragerageza kumuganiriza, ariko umukobwa aramubwiye ngo ndagiye. Umuhungu ari kumubwira ngo hari icyo nshaka, ndashaka ko waguma hano tukajya twibanira rwose. Ngume hano, wabyemera? Yes. Urabona rwose umukobwa yahise yicara ku gitanda. Akimara kwicara yatangiye kumugaburira rwose. Urabona ko yatangiye kumutamika. Ku bantu bazi urukundo ni uku rutangira gake gake, mu kanya gato ugasanga rwose rugeze kure. Turabona rwose bakomeje kuganira, bagenda baganira. Urabona rwose ko umukobwa nawe yatangiye gutwarwa, kuhikura sinzi ko bizamworohera. Turamubona rwose arakomeza kumuganiriza, amwitaho, amubwira rwose ko agomba kumukorera buri kimwe cyose. Urabona umuhungu rwose yakomeje kugenda amwenyuramo, urabona rwose ko yabyishimiye. Turabona wa muhungu yagiye kwa mugenzi we, batangira kuganira. Yaje kubwira mugenzi we ko yamaze gukunda uriya mukobwa, ariko mugenzi we ntabyumva rwose. Sibaro ntabyumva kuko
yanga abakobwa bicuruza ku muhanda rwose. Yakomeje kumubwira ngo warasaze, umuntu wo ku muhanda, iriya ni indaya, rekana nayo. Indaya ni indaya, rekana nayo. Njye ndamukunda, ariko ukunda indaya? Uriya nta rukundo agira, ikiwe ni ukumuha amafaranga gusa. Nanjye nabishatse namuhamagara nkamuha amafaranga akaza. Nimba rero wanze kunyumvira, ndakureka, ubwo ikizakubaho uzakimenyere. Turabona rwose uyu muhungu yakomeje kugerageza rwose amubwira ko yamaze kumukunda kandi ko nta kindi kintu yabikoraho. Nzagerageza kugeza igihe azankunda. Ariko arasaze ngo agukunda. Bariya nta rukundo bagira, bariya bajyana n'uwo bashaka bitewe n'amafaranga uba wabahaye. Njye ndamukunda kandi nawe yamaze kumbwira akankunda. Ubwo rero nta kintu rwose wabikoraho, nta kintu wabikoraho. Wa mukobwa ariko urabona ko yagerageje kubumva, ari kubumviriza rwose, ari kubumviriza, yamaze no gutangara. Urabona rwose Zibaro yarahagurutse aragenda. Akigenda uriya mukobwa yari yaje arinjira. Akinjira umuhungu aramubwiye ngo icara, nizere hari ikintu wumvishe. Nta kintu numvishe, ntago nari mpari, nturutse hari inyuma nsanga ari kugenda, nta kintu nigeze numva. Uriya ninde? Uriya ni inshuti yanjye. Urabona rwose umukobwa yigize nkaho nta kintu yigeze yumva, ariko yari yamaze kumva ikiganiro bari barimo rwose. Umuhungu bagerageza kumubwira ngo ntareke uriya mukobwa, ariko umuhungu agakomeza kuvuga ko amukunda rwose. Urabona rwose bahagurutse bigira mu nzu. Mbibutsa gukurikira igice kiraza gukurikira cya 4, ari nako kiraba kiryoshye cyane. Njye muri kumwe.